Igice cya gatatu. Ibya Nikodemu. Hariho umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, Mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari nawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora, keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, Ni ukuri, ndakubwira yuko umuntu utabyaho ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, Mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, Ni ukuri, ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko numenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko wabyawe n'umwuka wese amera. Nikodemo aramusubiza ati, Ibyo byashoboka bite? Yesu aramusubiza ati, Ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli ntumenye ibyo? Ni ukuri, ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara nimwemere ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi nimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Nawe wazamutse ngo ajye mu ijuru, keretse Umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko Umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye Umwana wayo mu isi gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'Umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi naza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Yohana yongera guhamya Yesu. Hanyuma y'ibyo, Yesu ajyana n'abigishwa be mu gihugu cy'i Yudaya, atindanayo nabo abatiza abantu. Ariko Yohana we yabatirizaga muri Ayinoni bugufi bw'i Salimu, kuko aho hari amazi menshi. Abantu barazaga bakabatizwa, kuko Yohana yari atarashyirwa mu nzu y'imbohe. Abigishwa ba Yohana bajya impaka n'Umuyuda ku byo kwiyeza. Basanga Yohana baramubwira bati, Mwigisha, wari kumwe nawe hakurya ya Yorodani, uwo wahamyaga dore nawe arabatiza, n'abantu bose baramusanga. Yohana arabasubiza ati, Ntacyo umuntu yashobora kwihubwa, keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Namwe murambera abagabo yuko navuze nti, si njye Kristo, ahubwo natumwe kumubanziriza. Umugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva, anezezwa n'ijwi rye. None uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye. Wakwiriye gukuzwa, naho njye nkwiriye kwicisha bugufi. Uwavuye mu ijuru niwe usumba byose, naho uwo mu isi we ni uw'isi nyine, kandi n'ibyo avuga ni iby'isi. Uwavuye mu ijuru niwe usumba byose, kandi ibyo yabonye n'ibyo yumvise ni ibyo ahamya, nyamara ntawemera ibyo ahamya. Uwemera ibyo ahamya aba yemera n'uko n'Imana ari nyakuri. Uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana idatanga umwuka imugeze. Se akunda Umwana we, kandi yamweguriye byose. Uwizera uwo Mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo Mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we.